abakristo benshi barakubwira ngo barakorera ijuru. Murimo muragira mute? Murakorera ijuru. Ntabwo ijuru rikorerwa. Halo, nta muntu ukorera ijuru. Ijuru urihabwa muri package y'agakiza. Haleluya. Iyo Yesu yinjiye muri wowe, Imana ikavuga ngo uriya muntu Yesu ari muri we, ugatangira kugenda usa na Yesu, ijuru ntabwo rikorerwa, turihabwa muri package y'agakiza. Buri mwana wese afite uburenganzira bwo gutaha iwabo. Ushobora kwicara. Muraho mwese. Ndashima Imana cyane kubwo uyu munsi tugiye gufatanya ijambo ry'Imana. Imana niyo mperaho. Hanyuma ndashimira na Pastor Didier nabo bakorana bateguye iki giterane cyane Ijuru. Mbashimira atari ko bantumiye gusa, ariko nanabashimira n'iyi teme yanezeza ijuru. Reka bariyo mperaho izina ry'igiterane, kuko ni ikintu gikomeye cyane. Akenshi twebwe dushaka ko Imana itunezeza, ariko si kenshi dutekereza yuko tugomba kubanza tukayinezeza hanyuma yo ikatunezeza. Ni ikintu abantu benshi batajya batekerezaho. Nimwitegereza mu nyigisho nyinshi zicaho muri kino gihe, abantu bazakubwira ngo ni false gospel, ngo ni ubutumwa butari bwo. Ntabwo ari byo, ahubwo ni ubutumwa buciyemo kabiri. Uwigisha yuko umuntu w'Imana wese agomba kuba hari umukire, ntabwo aba yigisha ubutumwa bw'ibinyoma, ahubwo aba buciyemo kabiri. Ukubwira yuko uri umutsinzi, uri umutwe, utari umurizo, ntabwo ari ubutumwa butari bwo, aba yabuciyemo kabiri. Kuko iteka ryose mbere yuko Imana itanga umugisha, irabanza igatanga conditions ugomba kuzuza kugira ngo umugisha ubu wawe. Niryo kosa abantu benshi bakora. Imana iravuga ngo niwumvira aya mategeko n'amateka ngo uyu munsi ukagira umwete wo kuyakurikiza, iyi migisha yose izakuzaho. Akenshi rero abantu bajya kwigisha bakavanaho ako gace ka mbere, bakavuga ngo ubwo uri umuntu w'Imana iyi migisha yose ni yawe. Not true. Ntabwo ibyo Imana yigeze bivuga. Ntabwo Imana yigeze ivuga ngo ubwo wabatijwe ukaba uri mu idini runaka ngo iyi migisha yose ni yawe. Oya, yaravuze ngo niwumvira amategeko n'amateka yanjye ngo uyu munsi iyi migisha yose izaba yawe. Kandi iteka ryose ibyo tugomba gukora bibanziriza ibyo Imana izakora. Muzitegereze niko bigendera. Banze kavuga ngo nukora ibi ngibi nanjye nzakora ibi ngibi. Kubera iki? Kubera ko Imana iriyizeye. Sibyo? Imana yo iriyizeye, ntishobora kwivuguruza, ntishobora kwisubiraho. Ariko twebwe ibyo tuvuze buri ushatse wabishidikanya. Aburahamu yigeze gupinga n'Imana. Imana iramubwira ati Aburahamu, ngewe nzaguha umugisha. Nawe ashyiraho ikibazo aravuga ngo uzamuhe umugisha. Ngo ndagenda ndi incike nta mwana mfite. Ngo Eleyazari w'Umudamasiko niwe uzanzungura. Ngo none urambwira ngo uzamuha uzamuhe umugisha. Imana iramubwira ngo kugira ngo nkwereke ko nzaguha umugisha, genda ufate inka uyisaturemo kabiri, ufate intama uyisaturemo kabiri, ufate ihene uyisaturemo kabiri, ufate inyoni uyisaturemo kabiri, nurangiza ducemo hagati. Iryo ryitwaga isezerano ry'amaraso. Noneho Imana irareka Aburahamu ibyo arabanza arabikora. Ntiyaza. Arayitegereza ntiyaza. Ageza n'umugoroba ntiyaza. Arasinzira. Asinziriyeyo iraza icamo. Akangutse asanga igitambo Imana yagitwitse ngo adacamo. Kubera iki? Iyo yari yiyizeye yuko idashobora kumubeshya, ariko yo ntiyamwizeraga ko atari buyibeshye. Kuko iyo Aburahamu yibeshya agacamo, chapter ikurikiraho 16 yagombaga gupfa, kuko yari yavuye mu masezerano. Imana rero iratubwira ngo nezeza ijuru, hanyuma nanjye nze nkunezeza. Banza uharanire kunezeza ijuru, kuko iyo ijuru rinezerewe ibindi byose birakurikira. Amen. Hanyuma icya kabiri
ni inyigisho mfite uyu mugoroba yo gusa na Yesu. Gusa na Yesu bizadusaba iki? Niyo teme banyoherereje. Iyi nayo ni ikintu gikomeye cyane ku muntu wese witwa umukristo. Ntabwo umukristo ari umuntu ubonetse wese, kuko buriya ikibazo tujya tugira mu bintu byose. Ngo umupfumu umwe yigeze kubwira umuntu, aramubwira tuzagende unzanira inyoni yitwa shiropratata, hanyuma nkukorera umuti. Agiye mu ishyamba abaza abandi bahigi, aravuga ati ariko mwamfasha tugahiga inyoni ya shiropratata ko bandangiye ko ari izatanga umuti w'ibyo nshaka. Abandi baramubwira ati se uwo mupfumu wagutumye shiropratata azi uko isa? Iyo nyoni isiti? Aravuga ati ariko ati simbizi. Ati nawe ashobora kuba atabizi. Baramubwira ati rero ubwo uko bimeze, reka dufate inyoni iyo ari yo yose idasanzwe, dushakisha inyoni abantu batamenyereye, turayifata, niturangiza tuyibatize, tuyite shiropratata. Uyitware, nakubaza ngo wazanye shiropratata, umubwire uti iyi niyo, kubera ko nta sura ya shiropratata afite. Abakristo benshi rero nabo bibeshya yuko umukristo ari umuntu ubonetse wese. Twaragiye turayabira, dufata abantu turababatiza, bati ubu ngubu nabatijwe ndi umukristo. Not true, siko bimeze. Kuko Imana yo yaravuze ngo umuntu wese ushaka kwitwa umukristo agomba guharanira gusa na Yesu. Haleluya. Mushobora kubishidikanya cyangwa mukabyemera, ariko Bibiliya yo niko itubwira. Ngiye kubaha imirongo myinshi iri bubibemeze, ndabaha nibura 6, harimo myinshi ariko ndabaha 6 gusa y'ingenzi. Mufate muri Matayo ibice 10. Umwami Yesu niwe wabanje kubivuga. Matayo ibice 10. Mwibuke inyigisho turimo kwiga iravuga ngo nugusa na Yesu. Point ya mbere iravuga ngo intego y'Imana ku bana bayo bose, ku bakristo bose, nugusa na Yesu. Matayo 10 umurongo wa 24 n'uwa 25, Yesu niwe wabyivugiye abwira abigishwa be, arababwira ngo umwigishwa ntaruta umwigisha, kandi n'umugaragu ntaruta shebuja. Birahagije ko umwigishwa amera nk'umwigisha, n'umugaragu akamera nka shebuja. Niba bise nyir'urugo Beelzebuli, nkanswe bari mu rugo rwe. Umurongo nshaka ko mufata n'uri uvuga ngo birahagije yuko umwigishwa asa n'umwigisha. That's all. Nta kindi Imana irimo gusaba. Birahagije yuko umwigishwa asa n'umwigisha. Birahagije yuko umugaragu asa na shebuja. Icyo gusa. Kabati ibindi byose bazabatuke, bazabavuge nabi, mwebwe birahagije ko musa nanjye. Haleluya. Birahagije ko musa nanjye. Noneho iyo usomye Pawulo buriya yagiye niwe wasobanuye neza ibintu byinshi twizera. Pawulo aravuga ngo mu Baroma ibice 8, aravuga ngo ab'Imana yamenye kera. Abaroma ibice 8 kuva ku murongo wa 28, aravuga ngo kandi tuzi yuko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kutuzanira ibyiza, aribo bahamagawe nk'uko yabigambiriye. Kuko abo yamenye kera yabatoranirije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Abo yatoranije kera yarabahamagaye, abo yahamagaye yarabatsindishije, n'abo yatsindishije yabahaye ubwiza. Urumva hano baratubwira ngo Imana yo yahamagaye abantu, irabeza, igambiriye iki? Abo yamenye kera yarabatoranije kugira ngo bashushanywe n'ishusho y'umwana wayo, kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Haleluya. Bivuga ngo Imana muri gahunda yayo nuko buri mukristo wese asa na Yesu, kugira ngo Yesu abe grand frère wa ba petit frère na ba petite sœur benshi basa nawe. Haleluya. Donc nureba uvuge ngo ariko aba bantu bose
ko basa n'uriya mwami wabo. Iyo niyo ntego y'Imana. Kuko urabona hano intego y'Imana baratubwira ngo abo yamenye kera yarabatoranirije kugira ngo abatoraniza, kugira ngo niyo objective ni ukugira ngo bashushanywe n'ishusho y'umwana wayo, kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Haleluya. Kiri ikintu gikomeye cyane. Nyangunda kubibwira abapasitori, nitugera mu ijuru muzatangara. Nitugera mu ijuru bamwe dushobora kuzakorwa n'isoni, kuko ibyo twabatije za shiropratata zose twafashe tukazita abakristo, Imana ishobora kuza ikavuga ati ariko Pastor Didier, aba bantu badasa na Yesu wabakuye hehe? Ko nagutumye ngo ugende abo nagushinze bose ubatoze, ubabwire, ubahugure, ubihanangirize baharanire gusa na Yesu. Abangaba ubapfunukanye hehe badasa na Yesu? Uje ubajyana hehe badasa na Yesu? Kuko hari ibyuma bajya bashyira ahantu henshi muri biriya bakora bya Bureau of Standards, bagacishamo ikintu kikabisuzuma bakavuga ati iki cyuma ntabwo cyujuje standards, ntabwo cyujuje ubuziranenge. Icyuma gipima ubuziranenge bwo mu ijuru ni ugusa na Yesu. Haleluya. Gusa na Yesu, ugahora wibaza ngo ariko ibi bintu nkora ndasa na Yesu? Ese mu mutima wanjye iyo ntekereza numva nshaka gusa na Yesu? Ese ubu ngubu waza akanyitegereza yabona ndimo gusa na Yesu? Kuko iyo niyo ntego y'Imana ku bana bayo bose, ni ugusa na Yesu. Ntabwo ari ugufata ibibonetse byose ngo tubyita abana b'Imana. Oya, nanjye ubwanjye nshobora guhagarara hano Imana ikavuga ati uriya mugabo ko yabaye nk'icyapa ku muhanda, arabwira abantu aho bagomba kujya, ariko ntabwo asa na Yesu. Ushobora kuba pastor udasa na Yesu, ariko akavuga ngo birahagije ko umwigishwa asa n'umwigisha, birahagije ko umugaragu asa na shebuja. None imbabazi bene data muri hano murasa na Yesu? Ese buri munsi wumva isengesho ryawe rya mbere Imana ikubwiye iti nsaba ikintu kimwe nk'uko yabisabye Salomo, wabibwira ngo mwami wenda ibindi bireke ariko nse na Yesu? Wenda ibindi bireke ariko nse na Yesu. Ahandi Paulo yaranditse aravuga ngo niba mushaka gusa na Yesu, buriya hari ibintu byinshi Paulo yandika wabisoma ukumva. Yandikiye Abafilipi, reka nihute, yandikiye Abafilipi, buriya Didier yarampimye ampa kwigisha kuri iyi teme kubera ko ndayikunda kuva nakizwa. Buriya jewe ndi mu bantu bagira ubutagondwa, nigeze kwandikira Imana ibaruwa. Nkimara gukizwa ndabwira umva Imana, cyambere ndagushimira yuko wambabariye ibyaha byanjye ukabinkuramo. Icya kabiri, ndashaka kugusaba ikintu kimwe, nzaryamye mu gitondo nsange fotokopi ya Yesu igenda mu muhanda. Icya gatatu, nkuhaye promesse, nzajya aho ushaka ko njya, nzakora ibyo ushaka gukora, ushaka ko nkora mu buryo ushaka ko mbikora. Ndasinya. Hanyuma icya kabiri rambwira ngo ibi kiriya cya gatatu tuzabigenda nawe, iki cya kabiri ntabwo ndi bukikwemerere, nta fotokopi nshaka, gusa na Yesu biraharanirwa. Ni progress, ni urugendo, ni walk in progress, ni umurimo uhoraho. Ariko nicyo gituma ubukristo buryoha. Urabizi umuntu wese iyo yiga yifuza kubona diplome. Baramutse baguhaye diplome utaratangira kwiga ntabwo wagira imbaraga zo kwiga. Ariko iyo bakubwiye ngo ni wiga hariya hirya nuhagera uzasanga diplome igutegereje, ushyiramo imbaraga. Imana ikakubwira ngo ya ntabwo nshaka kugukora fotokopi, naba nkorohereje ubuzima, ahubwo shyiramo imbaraga. Turaza kubireba.
Pawulo yandikira Abafilipi mu gice cya 3 aravuga ngo ubu ngubu ugiyewe guhera ku murongo wa 7 ngo ibyarindamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo, ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo ku bw'ubutunzi butagira akagero, ari bwo kumenya Kristo Yesu. Kubw'uwo nahombye ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari amase, kugira ngo ndonye Kristo, mboneke ko ndi muri we. Nkundira ijambo, mboneke ko ndi muri envelope, mboneke ko ndi muri we. Mu yandi magambo bigaragare yuko ari ugaragara, je ntagaragara, ndi muri Kristo. Ubu ngubu unyuze ahantu bakavuga ati ariko nta pastor Antoine unyuze hano, abatanzi bavuga ati hari umugabo unyuze hano yari yambaye ikositume ya bleu ni karavate ifitemo uturongo n'ishati ifite uturongo. Ikintu kenshi abantu batumenyeraho nibyo twambaye. Noneho Paulo aravuga ngo ngaragare ndi muri Kristo, nambaye Kristo, nsa na Kristo, aba ari ugaragara, je ne kugaragara. Haleluya. Aha rero niho tugira ikibazo. Magarara hano muri pulpiti nkashaka ko Kristo ajya inyuma akaba ari je ugaragara, agahinduka urwego nuriraho kugira ngo abantu bambone. Imana ikavuga ngo yasuko nshaka ko bimera, ahubwo wenda shaka yuko Kristo agaragara, wowe ugasubira inyuma. Ngaragare nambaye Kristo, kuko ni uzagaragara, ni uzavugwa. Ariko kenshi usanga turabicurika. Ariko Paulo aravuga ngo mboneke ko ndi muri we, ntafite gukiranuka kwanjye kuva mu mategeko, ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Kristo, ari we gukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera, kugira ngo mumenye n'imbaraga zo kuzuka kwe no gufatanya n'imibabaro ye no kujya nshushanywa no gupfa kwe, ngo ahari ngere ku muzuko w'abapfuye. So ndamarana kugira ngo ngende nshushanywa na Kristo, kugira ngo kuri wa munsi wa graduation nzabe nsa na Kristo. Haleluya. Iki rero ni ikintu tugomba kumenya. Muri ino myaka ubutumwa bwiza buragenda butakaza iyo centralité ya Kristo. Ubona muri ino minsi turabwiriza imigisha, turabwiriza imodoka nziza, turabwiriza amazu meza, turabwiriza abagore beza, turabwiriza visa yo kujya muri Amerika, turabwiriza kashi, turabwiriza tukibagirwa yuko centralité y'u Kristo no gusa na Yesu. Haleluya. Kandi icyo abantu batazi nuko turamutse dukoze ibyo ngibyo, bya bindi tuvuga byaza ari inyongera. Kuko Yesu yaravuze ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, mubanze muse na Yesu, hanyuma muhabwe umurage w'abana b'Imana. Ibyo bindi bizaza ari inyongera. Haleluya. Kandi buriya rero mbabwire, niyo mpamvu muzabona abantu batabwiriza Yesu ubutumwa bwabo burakama. None ukajya usanga umuntu arimo kuvuruga, ameze nk'urimo gushigisha ibintu, kera rwose umuntu none wese gavuga ibiki. Kubera iki? Kubera ko iyo wavuye muri Yesu ntutinda gukama. Ariko iyo urimo kuvuga Yesu ahora ari mugari, ntushobora kumurangiza. Ntabwo uzigera ubura ubutumwa bwo kuvuga uvuga Yesu. Ntibishoboka, ntibikunda. Ariko uzumve kenshi usigaye wumva abantu bavuga ubutumwa bwose, umuntu arimo aravuga ibiki ko numva basigaye bavuga n'ibiki. We have a problem. Kuko ntabwo Imana yigeze idusezeranya ko izaha umugisha ibyo tuvuga byose. Ariko yaravuze ngo umwuka wera naza azampamya. Buriya ntabwo umwuka wera azaza gukorana nawe udashaka guhamya Yesu. Ntabwo umwuka wera azakorana nawe utarimo kuririmba Yesu. Ntabwo umwuka wera azaza utarimo kwamamaza Yesu. Ntibikunda. Kuko iby'Imana yavuze nibyigenderaho. Hello. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Paulo aravuga ngo jewe ndashaka kwibagirwa ibiri inyuma, ngasingira ibiri imbere. Ndashaka kumenya Kristo, ngo menye n'imbaraga ze, ngo ngaragare ndi muri we. Haleluya. Abambonye bose babone Yesu. Abajya babwiriza ubutumwa, abajya baririmba hano, hari igihe ubona umuntu arimo kuririmba ukabona yihugiyeho. Burya biroroshye cyane kubona umuntu wihugiyeho aririmba. Biranoroshye cyane kubona umuntu urimo kuririmba ngo abantu babone Yesu. Biroroshye kubona umuntu ubwiriza ngo abantu bamubone. Biranoroshye kubona urimo kubwiriza ngo abantu babone Yesu. Reka tuvuge Yesu. Reka twigane Paulo.
yaravuga ati ubugiye bwo mu ndeba no gupfa byambera inyungu kubwanjye kubaho no Kristo no gupfa byambera inyungu ati ninguma hano kwisi nzakomeza nera imbuto kubwo kumenya Yesu ariko ninapfa nzaba nsanze Yesu kumenya Yesu. Haleluya. Buriya nakunze iriya ndirimbo Papi Clever yateye nge ningingimana gwikwereke Yesu ngumwakire nawe niko ngusabira. Kiriya ni ikintu gikomeye cyane. Ubundi ikintu twagombye kwifuriza buri muntu wese ni ukugira ngo Imana imuhumure amaso imwereke Yesu amwakire nawe. Ndakubwira we wicayemo hano, kuba uri umukristo mwiza ntibihagije, ugomba kubanza ukabona Yesu ukamaranira gusa nawe. Haleluya. Kariya Paulo yandikiye abakorinto ba kabiri mu rwandiko rwe rwa kabiri ibice 3 umurongo wa 18 aravuga ngo ya umurongo wa 8 umurongo wa 8 ibice 3 18 aravuga ngo rero ariko twebwe abakorinto ba kabiri ibice 3 umurongo wa 18 ngo ariko twebwe twese ubwo tureba ubwiza bw'umwami tubureba nko mu ndorerwamo mu maso hacu hadatwikiriye duhindurwa gusa nawe tugahabwa ubwiza burutu ubundi kuba bwiza nk'ubw'umwami w'umwuka. Tumbira Yesu. Aha Paulo aravuga ngo twebwe iyo dutumbiriye Kristo tukamutumbira tukamwitegereza tukamureba ngo tugenda duhindurwa tugasa nawe. Focus on Jesus and you be transformed into his image. Utumbira Yesu, ugatumbira Yesu, ugatekereza Yesu, ukagenda uhinduka ugasa nawe. Hari n'indirimbo tujya turirimba ngo nutumbira Yesu bose bazamenya kubana bare kubugome bitabe Yesu. Urumva iyo uhagaze utumbiriye Yesu kandi koko niko bigenda. Uzarebe ushobora kunyura mu muhanda hahagaze umusazi yihagarariye akajya atunga urutoki hejuru, umuntu wanyuze wese n'umuzi ko ari umusazi ariko atari se noneho arareba iki akareba hahandi. Rero hano baratubwira ngo iyo utumbiriye Yesu number 1 urabanza ugahinduka nawe ugasa nawe, ariko n'abakunyuzeho bareba aho ureba bagahinduka bagasa na Yesu. Haleluya. Kuko iki ngiki ni imbaraga zacu ziri. Utumbira Yesu ugasa nawe, n'abakubonye muraza kubona impamvu batumbira Yesu bagahinduka bagasa nawe. Ko niko Paulo yanditse. Hanyuma hari imirongo myinshi navuga ko mbaho 6. Hanyuma akadutera umwete wo gusa na Yesu mu Bafilipi nanone ibice 4 akababwira ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Uyu murongo rero ndawukunda cyane. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Ahangaha niho turi buze no kubona gusa na Yesu uko bigenda. Mugire wa mutima. Ibice 2 umurongo wa 4 aravuga ngo umuntu wese muri mwe areke kwizirikana ubwe gusa ahubwo azirikane n'abandi. Umurongo wa 5 mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana ntiyatekereje ko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa ajyana akamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu yicisha bugufi, araganduka, ntiyanga no gupfa, ndetse urupfu rwo ku musaraba. Gusa na Yesu turaza kubibona. Hari ibigomba gupfa muri twebwe kugira ngo duse na Yesu. Hari ibigomba guhinduka muri twebwe kugira ngo duse na Yesu. Ariko hano aratubwira ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Haleluya. Urabona icyo nashaka kubereka
nuko muri Bibiliya yose dufitemo imirongo myinshi itwereka yuko Kristo niwe cyitegererezo twahawe, uretse kuza akaducungura akaba n'umwami wacu, ariko yaje no kutwereka uko tugomba gusa. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Hanyuma Yohana nawe arabyandika, aratubwira ngo finality, degree tuzahabwa ni ugusa na Yesu. Haleluya. Nkunda ukuntu abivuga. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 3 aravuga ngo nimurebe urukundo ruhebuje data wa twese yadukunze, twatumye twitwa abana b'Imana, ngo kandi koko niko turi. None mirongo ikurikiye akavuga ngo bakundwa. Haleluya. Nguko tuzasa ntikurerekanwa, ngo ariko niyerekanwa tuzasa nawe. Haleluya. Noneho akatubwira ngo noneho abifitemo ibyo byiringiro biboneza nk'uko uwo nguwo aboneye. Amen. Urumva nicyo cyitegererezo dufite, kwigereranya. Kandi Paulo yandikira Abefeso mu gice cya 4 arabwira ngo yahaye bamwe kuba intumwa, abandi kuba abahanuzi, abandi kuba ababwiriza butumwa bwiza, abandi kuba abungeri, abandi kuba abigisha, ngo kugira ngo abantu bose, kugira ngo abantu b'Imana batunganirizwe kugabura iby'Imana, ngo kugira ngo twese dukure tugere ku kigero gishyitse cy'igihagararo cya Kristo. Iyo niyo objective y'Imana, kugira ngo twese dukure tugere ku kigero gishyitse cy'igihagararo cya Kristo. Hari igihe twe dukora amakosa. Niba uri umuvuga butumwa, buriya hari ibintu abantu bakunda ariko jewe nanga, ariko ndabyihanganira kuko nta kundi nabigenza. Nanga za introductions. Abantu barabanza bakagutubura bati uyu muntu ugiye kutubwiriza afite doktora, afite masters, yabwirije mu biterane, yazengurutse isi, inzererezi zose zirazenguruka, icyo ngiki kitazi nothing impressive. Mbese bakabanza bakagutubura kugira ngo mbese nuza kuvuga babone yuko oya, niyo wajyaga bavuga ngo uyu muntu afite Yesu. Lengthy introductions nta kintu uzunguraho na gatoya, kuko igifite umumaro no kuba ufite Yesu. Abantu benshi twigeze kujya ahantu uriya mutima wa Kristo, noneho nari najyanye n'umuntu umubishopu, ariko muri aba bishopu nyine bakomeye, abo njya nita self promoted, kuko burya ababibonye babiruhiye ntabwo. Hari abari self promoted ku buryo iyo utabimwise biramubabaza. Dutashye ubukwe nta n'imirimo twari dufitemo, gusa turagenda tugezeyo dusanga abantu bicaye kuko twaje dukererewe, hari intebe zisigaye nk'ari inyuma. Ndabona waretse twicarira hano ko mbona imbere nta ntebe zigihari. Ngo ya ona kucyumenya uriwe nahoze muri ubu bukwe turiki, uretse ko tuje noneho nifatira intebe ndicara, bampereza fanta barakomeza arahagarara. Noneho fine ariko burya aba protocole muri abantu beza baraza bati Pastor Antoine ko wicaye ahangaha, ariko nasanze ariho hari intebe, nshaka kuvuga ariko ndi hamwe na bishop. Hanyuma bati mutambuke, ariko n'uyu turi kumwe. Noneho turagenda turicara, ati ntubona, nshaka kuvuga ariko ubundi ntacyo nabonye. Ariko icyo nende kubabwira, buriya ikintu cyagombye kutunezeza kurusha ibindi no kuba dufite Yesu. Kuko rwose ibipapuro turabifite, amatitre turayafite, ariko hatarimo Yesu nitugera hahandi uzatangira uje ngo ndi bishop kana ngo uvuze ngo utariko nari mfite na doktora, batariko hano icyo twari turimo gusaba urasa na Yesu. Urasa na Yesu, ko intego y'Imana nuko tugera ku kigero gishyitse cy'igihagararo cya Kristo. Kenshi rero usanga twigereranya ngo ariko ngo kana kuriya ngiye kumurusha kubwiriza, ngo kana kuriya ngo jewe ngo, ariko ubundi mwigereranya ngo bimara iki?
kuko ku munsi w'amateka twese tuzatonda umurongo, kandi wa wundi wibwiraga ngo ndushuye ndushuriya ntabwo bazamugisha inama mu buryo bwo kuduha amanota, nawe bazamucira urubanza kubye, nanjye bancira urwanjye ku byanjye. Mwareka tugasa na Yesu, ko ibindi byose nta kintu bizamara, ahubwo kenshi tubitamo umwanya utari na ngombwa. Ubutaha muzavuge ngo ni Pastor Antoine w'i Remera. Hanyuma reka twikomereze, ibyo ni inzenya zanjye nazo mujye muzihanganira mfite ukuntu. Hanyuma Yesu asati ngo umupastori umwe w'umwirabura, bari abanyamerika n'undi ari umuzungu, bari inshuti bagakunda kujya impaka, akajya amubwira ati buriya Yesu agomba kuba ari umwirabura. Umuzungu akamubwira ati Yesu agomba kuba ari umuzungu. Bari bafite ibintu zayo, noneho ngo baragenda bageze mu ijuru, bamubwira tumva dufite amatsiko yo kubona Yesu. Hanyuma marayika wari arababwira ati mwihangane ngo uri yaraje. Abageze iruhande aravuga ati niha. Ntabwo Yesu ari ifite isura y'umwirabura, ntabwo afite y'umuzungu. Ashobora kuza asa n'umushinwa, ashobora kuza asa n'umwarabu, ashobora kuza asa n'uwari we wese, kuko Yesu ntabwo ari isura y'umubiri. Iyo batubwiye ngo tugomba gusa na Yesu, umushinwa agomba gusa na Yesu, umwarabu agomba gusa na Yesu, umwirabura agomba gusa na Yesu, umuzungu agomba, umuntu wese wita umwana w'Imana agomba gusa na Yesu. Njya numva abantu benshi bari mu mpaka zimbura mu maro ngo ubukristo ngo ni idini y'abazungu ngo batuzaniye, ngo uzarebe na Yesu wabo ngo abari umuzungu, ngo turashaka Yesu bambye ku musaraba w'umwirabura. Nkabwira ni murajya impaka zimbura mu maro. Ikibazo saho ubukristo bwaturutse, ikibazo ni cy'ubukristo butugira. Umuntu yicara hari akarimbukira mu byaha ari mu mpaka z'uko ngo ni idini y'abazungu. Ntabwo ubukristo ari idini y'abazungu. N'abarimo hano mujya mwibeshya gutyo, ntabwo ubukristo bwavuye mu Burayi. Muri Bibiliya hagaragara abirabura benshi kuruta abazungu, niba ari n'ibyo muba muvuga. Ntabwo Yesu yigeze ahungira mu Burayi, yahungiye muri Afurika. Umugore wa Mose yari umunyafurikakazi, uwa Yosefu yari umunyafurikakazi. Abayisiraheli babaye muri Afurika. Ubundi abanyafurika nitwe twagombye gufata ubukristo ndetse tukarusha abanyaburayi. Hari usanga abantu babwira ngo urumva ngo jewe ngo dufite idini yacu ya gakondo, ngo biriya bintu ngo ni idini y'abazungu. Ntabwo ubukristo ari idini y'abazungu. Ubukristo ni idini y'abari mu isi bashaka gusa na Yesu. Haleluya. Icyakora ikibazo cyabayemo nuko babizanye baje ari abazungu badasa na Yesu. Iyo baza basa na Yesu ibintu biba byarahindutse. Aha niho ikibazo gikomeye kinari. Yesu rero asati, reka nihute. Icyambere nimusoma mu rwandiko rw'Abagalatiya Paulo yanditse, bagereranya Yesu bakamwita Adamu wa kabiri. Kuki Yesu bamwita Adamu wa kabiri? Aha niho twumva neza gusa na Yesu uko bikora. Kubera ko buriya Adamu, ubundi Imana irema Adamu yamuremye mu ishusho y'Imana, yasaga n'Imana. Kuko Imana irema umuntu yaravuze ngo tureme umuntu mu ishusho yacu, ngo mu ishusho y'Imana niko yabaremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Donc iyo niyo shusho ya mbere batubwira, umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana. Ariko amaze gukora icyaha, Satani arahindura amushushanya mu ishusho ye. Dutangira gukora iby'Imana yanga, dutangira gukora ibyo Satani atubwiye, turahinduka. Noneho Imana iravuga ngumva bariya abantu byarabacanze, nabahaye amategeko, amategeko ntiyashobora kubafasha ngo base nuko bagombaga gusa. Burya amategeko ntabwo aduhindura. Mwari mubizi? Uriya njya ntangara cyane ukuntu abantu baragenda bagafata ikigo bakacyita ikigo ngororamuco, kajyana abantu kabajyana Iwawa, ni abanywara umogi, ni abasinzi, ukabajyanayo ukabima urumogi, ukabima inzoga, ukabamazaho imyaka 3, wabagarura ukibwira ngo warabagoroye. Ntabwo bagororotse, babuze itabi, babura urumogi, babura inzoga, birakubeshya ko bahindutse. Ariko ya kamere y'ibyo byaha ntiyigeze ipfa, kuko iracyarimo. Ufata umuntu ukamujyana, ribi igakora nkete, polisi ikagenda ikamufata, bakamushyikiriza umushinjacyaha akamushinja, dosiye ingana gutya bakayikora. Iyo dosiye ntabwo imuhindura nubwo wamushinja ibyaha.
bakamushyira muri gereza bakamufunga imyaka 10, ntabwo gereza izamuhindura, yasohokamo akongera agakora bya byaha, kuko ntabwo yagororotse, kuko icyamuteye gukora bya bindi kiracyari muri we. Gereza ntabwo ihindura umuntu, n'inkoni ntizimuhindura. Mwari mwabibona, umuntu baramufata bakamukubita yibye, bakamukubita kabisa bakamunoza, bamurekurije ukabona yongeye yibye. Uri si wa muntu bakubitaga, uyu si wa muntu uvuye muri gereza arongeye. Arongeye kubera ko ntabwo yahindutse. Icyo Yesu yaje gukora ni ukutuvanamo icyo kintu gituma tudasa n'Imana, noneho akongera akaduteramo wa mutima ushaka Imana, wa mutima wumvira Imana, wa mutima wubaha Imana. Icyo nicyo twita gukizwa. Buriya gukizwa ntabwo ari ukubatizwa, oya. Gimara mbivuga, mba no mu itorero ribatiza n'aba muri make no muri menshi, njya mbwira abantu umubatizo doesn't make any difference at all. Wamubatiza mu mazi make, wamubatiza muri menshi, niba imbuto ya Kristo itamuguyemo ngo itangire gukurira muri we, icyo azunguka no kujandama buhoro cyangwa cyane, ariko aracyari umunyabyaha. Igihindura abantu ni imbuto ya Kristo iterwa muri twebwe. Nimufasha abantu kwakira Yesu. Naho ibindi by'imihango byo kuririmba byo kugira nabyo turabikora, ariko tubikora twaramaze guterwamo imbuto idukoresha ibyo ngibyo. Haleluya. Umuntu usa na Yesu rero, icyo Yesu yaje gukora, yaje kuduteramo ya mbuto icyaha cyakuyemo. Adamu yasaga n'Imana, Satani aramushuka aramubwira tumva kugira ngo use n'Imana nuko birwanira ukabiharanira. Yesu araza kutubwira toya kugira ngo use n'Imana ntabwo birwanirwa. Njya mbona n'abantu benshi erega twarabishe, sinzi no kubikosora mu nyigisho imwe ntabwo byoroshye. Abakristo benshi barakubwira ngo barakorera ijuru. Murimo muragira mute? Murakorera ijuru. Ntabwo ijuru rikorerwa. Halo, nta muntu ukorera ijuru. Ijuru urihabwa muri package y'agakiza. Haleluya. Iyo Yesu yinjiye muri wowe, Imana ikavuga ngo uriya muntu Yesu ari muri we, ugatangira kugenda usa na Yesu, ijuru ntabwo rikorerwa, turihabwa muri package y'agakiza. Buri mwana wese afite uburenganzira bwo gutaha iwabo. Haleluya. Buri mwana afite uburenganzira bwo gutaha iwabo, meaning ngo iyo ndi umwana w'Imana, mu ijuru ni iwacu, ngewe ngenda ngiye iwacu. Ahubwo ikibazo kibamo ni ukumaranira kubaho nk'umwana w'Imana mu isi y'abanyabyaha. Hanyura mu isi ndi umwana w'Imana, naho ubundi ijuru ntirikorerwa. Ijuru ryo no automatique rizana n'agakiza. Abantu bajya bambwira ngo none se ubwo ngubwo ngo bakora ibyaha, ntabakora ibyaha bakabigira akamenyero, ni proof yuko batigeze bamenya bari bo. Ko umuntu aragwerega ngo pastor ngo urabyumva ngo ngwerega ngo Satani nawe arakomeye. Ntabwo Imana yadutumye kwamamaza imbaraga za Satani. Imana yaravuze ngo murwanye Satani azabahunga. Iyo teori ngo y'abana b'Imana bagenda bavanga bakora ibyaha, ngo urumverega ngo n'imibiri iradushuka. None se Imana yakubwiye kurwanya ikidahari? Murwanye kamere n'umubiri n'isi, nta muntu urwanya ikitariho. Ariko dufite garanti yo gutsinda iyo turi muri Kristo. Haleluya. Kuko icyo Yesu yaje kutwerekana iki, umuntu usa na Yesu asati. Icyambere, umuntu usa na Yesu aba afite umutima nk'uw'Imana, aba afite kamere y'Imana. Icyo Imana itera muri twebwe, iyo Yesu yinjiye muri wowe ukamwakira nk'umucunguzi n'umwami wawe, ikindi gikurikiraho utangira kwera imbuto z'abihannye, arizo twita imbuto z'umwuka. Karakita ya Yesu, iyo watubwiye ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu, dore uwo mutima ukusa. Baravuga ngo dore imbuto z'umwuka ni urukundo. Uhinduka umuntu ukunda, ugakunda Imana, ugakunda abantu, ugakunda abagukunda, ugakunda n'abakwanga, ugakunda n'abadakunditse, ugakunda n'abatabishaka. Ugakunda gusa, donc gukunda bikaba your nature.
ukajya ukunda. Abantu bakoza batari ko se abari abantu ko baguhemukiye, that's not my business, genda bakunda. Ugakunda n'abakuvuga nabi, ndasa na Yesu. Bamubambye ku musaraba abasabira umugisha, ndasa na Yesu. Haleluya. Ukagenda usa na Yesu. Imbuto z'umwuka ni urukundo, ni amahoro. Amahoro. Ugatuza. Buriya muzitegereze, nimuzareba filime ya Yesu muzabona ikintu cyitwa amahoro mu kaga. Muri filime ya Yesu hari ahantu yari yicaye abantu bose barimo kumuvuga nabi, ubona atuje. Nta gutera amani. Pilato aramubwira ati ariko wa mugabo we ko bakunzaniye ntacyo bivugaho? Ati ntacyo. Wanze kunsubiza, uzi ko njye nshobora kukwica cyangwa nkakurekura? Atoya, ntabwo ushobora kunyica wowe, ko nta butwaro mfiteho uretse ubwo uhabwa no mu ijuru. Amahoro fu. Kandi bagiye kumubamba. Muzitegereze no muri filime ya Yesu bagiye kumutera imisumari, ntabwo yigeze atera imigeri. Bateruye ukuboko arakubahereza, bateramo umusumari. Batera ukundi arabafasha, arakubahereza ati mufate mutere imisumari. Nta ntambara, nta fretting around, nta gupapaza. Nicyo cyatumye umusirikare wamubambishije, wari uhagarariye abandi, yaramwitegereje agatari kumva, nabambye abantu benshi, uyu nguyu Forushwa yari umwana w'Imana. Sindabona umuntu babamba ngo ye gutera muhanda. Sindabona umuntu babamba ngo ye kuvuza induru. Sindabona umuntu babamba akabasabira umugisha. Gusa na Yesu. Imbuto z'umwuka, umutima wa Kristo Yesu. Iki rero niyo njye mbwira abantu, nyamara mwaretse tugaharanira gusa na Yesu, twatsindwa tukabyemera ko twatsinzwe, ariko tugasa na Yesu. Urukundo, amahoro, ibyishimo. Iyo niyo atmosphere y'abantu basa na Yesu. Aho anyuze abiba urukundo, agatanga amahoro, kazana ibyishimo. Mu mibanire n'abandi ngo akarangwa no kwihangana. Kwihangana. Akagira ingeso nziza, akagwa neza, akagira neza. Icyo ngicyo, izo nizo, uwo ni wo mutima wa Kristo mu mibanire n'abandi. Noneho barangiza bakakubwira ngo no mu byo ukora byose ukarangwa no gukiranuka no kwirinda. Abakristo basa na Yesu. Ikibazo gikomeye dufite abakozi b'Imana bafite imbaraga ariko badafite imbuto. Bararirimba hano, bataha bagasenga, bagasambana, bakabwiriza hano, bakagambana. Ntabwo dusa na Yesu. Ahubwo hari indirimbo tujya turirimba nkunda cyane. Hari indirimbo ivuga ngo ndashaka gusa nawe Yesu umucunguzi. Ndashaka gusa nawe Yesu umucunguzi. Igice cyayo cya nyuma kiravuga ngo nyamara sinsa nawe bose barabizi, mukiza mwiza umfashe se nawe by'ukuri. Kuko ntabwo dusa na Yesu. Imbuto z'umwuka ni wo mutima wa Yesu. Ushaka kumenya ngo Yesu yasaga ate, subira muri ziriya mbuto z'umwuka. Nurangiza usubira inyuma gwitegereza ukuntu Yesu yazishyiraga mu bikorwa. Muri bwari gihe bari mu muhengeri, amazi yenda kubarengera, yicaye ari muri peace, asinziriye. Abigishwa baraza ngo kudahangayitse. Hari gihe rero umuntu atuza situation zimeze nabi, bakagira ngo wowe ngo uri umunebwe, ngo uri passive, ngo ntugira gute, kuko turimo gukubita hirya no hino. Uri mu mahoro Yesu atanga. Kuko iki nicyo kibazo tugira. Uzafate ziriya mbuto z'umwuka, noneho usubira inyuma ugenda ureba ukuntu Yesu yazishyiraga mu bikorwa rumwe kuri rumwe. Hari igihe njya ntekereza ko hari umunsi nzandika igitabo nkavuga ngo imbuto z'umwuka mu buzima bwa Yesu, kubera ko njya mpigira ibintu byinshi kandi narangiza nkatsindwa. Kuko iyo ntangiye kwigereranya na Yesu ndatsindwa. Iyo ntangiye kureba imbuto z'umwuka ndatsindwa.
reka mbere uko bikora. Njya mbyigisha abakristo nkabwira nti muzafate amagambo Paulo yandikiye Abakorinto. Ndihuta ndaje ndangize. Abakorinto ba mbere ibice 13. Njya mbibwira abantu nkabwira nti nushaka gukora test yo gusa na Yesu uzasoma Abakorinto ba mbere buri gitondo usoma Abakorinto ba mbere, hanyuma uhere ku murongo wa 4. Aravuga ngo urukundo rurihangana rukagira neza. Urukundo ntirugira ishyari, urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu, ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri, rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Uzakuremo urukundo ushyiremo izina ryawe, uzahita ubona aho utsindwa. Ntabwo bitinda rwose. Iyi ni test idahusha, ni nk'imwe ya covid, imwe ariko ya rapid test. Iyi ni rapid test yo gusa na Yesu. Uzashyiremo izina ryawe wumva ukuntu bivuga. Uvuge ngo Didier ntiyirarira, reka nshyiremo Didier kuko niyo pastori wantumiye, ariko ni inshuti yanjye niyo mpamvu ari we nshyizemo, kuko ngewe mpita ntsindwa aho nsindirwa ndahazi. Ubwo ndagira ngo nawe arebe. Didier arihangana akagira neza, Didier ntagira ishyari, Didier ntiyirarira, Didier ntiyihimbaza, Didier ntakora ibiteye isoni, Didier ntiyishakira ibye, ntahutiraho, ntatekereza ikibi ku muntu uwo ari we wese, n'ibindi byose. Didier nyine agasa na Yesu. Jewe iki kiri iteka ryose iyo nyikoze hari aho mpita nikubita hasi nkavuga nti okay, ibyanjye ndabizi, aho nsindirwa ndahazi, simbitindaho. Kandi ibi ngibi iyo bivuze abantu benshi ariko atari ko pastor ntukavuge yuko nawe utsindwa. Ngewe ndiki nanjye ndi work in progress, ndarwana intambara, ndamaranira gusa na Yesu. Ntabwo ndageraho ngomba kugera. Ntabwo umunyeshuri w'umuhanga ari ufite 100%. Guhera kuri 70 bavuga ko ari umuhanga cyane, wagera kuri 80 ni work in progress. Amen. Uwo ni umutima wa Kristo Yesu, gusa na Yesu. Icya kabiri, iki ngiki cyo kirakomeye cyane ariko birasana kiriya cya mbere. Umuntu buriya niwitegereza Yesu, biragaruka kuri nezeza ijuru. Umuntu wubaha Imana kugeza naho yemera gupfa. Umuntu wumvira Imana, Imana yaravuze ngo upfa nimwitondera amategeko n'amateka yanjye. Aha rero niho dufite inyigisho mbi cyane muri no minsi. Hari inyigisho zaje ngo z'ubuntu, ubuntu busaze, ubuntu buhambaye, ubuntu butangaje, zibwira abantu ngo amategeko yavuyeho. Ntabwo no, ntabwo amategeko yavuyeho. Amategeko ikintu adufasha. Mujya mubona twa tuntu tw'utubarize bashyize ku muhanda iyo urimo gutwara imodoka nijoro, amatara kubitaho bikakubwira ngo umuhanda ugarukiye aha. Icyo ni cyo amategeko akora. Amategeko ntabwo aduhesha agakiza, amategeko ntabwo ariko amategeko akubwira aho ugarukira, ukavuga ngo hanze y'ahanga ntabwo burimo kugenda nk'umwana w'Imana, gendera hano muri uyu muhanda. Niyo mpamvu za barize bazishyiraho kugira ngo utarenga umuhanda. Buriya rero ikintu Yesu yaje kutwigisha kumvira kugeza no mu tuntu dutoya. Muzasome neza. Yajyaga abwira abafarisayo akababwira ati rega mwebwe, jewe ntabwo nshaka kunezeza abantu, nshaka kunezeza Data. Nkora ubushake bwe. Ibyo nabonye akora nibyo nkora, ibyo yambwiye gukora nibyo nkora, nibyo nsohoza. Iki rero ni ikintu gikomeye cyane. Kubaho ubuzima bwawe uri fully surrendered. Ukabwira Imana ngo Mana, nzakora ibyo umbwiye gukora, nzajya aho umbwira kujya, nzagenda nk'uko umbwira kugenda, sinigenga. Hari abantu bakubwira ngo twebwe ntabwo twahawe kwigenga. Uko twajyaga dutanga ingingo zacu ngo zikore biteye isoni, niko tuzitanga ngo dukore ibyo gukiranuka, tugengwa na Kristo. Freedom isubiza abantu mu byaha. Ibyo ni inyigisho y'abadayimoni. Umwana umwe yigeze kumbwira ati jewe ngubu nta soni nkigira niyo nkoze ibyaha kuko naratsindishirijwe. Ndavuga nti waratsindishijwe ku buryo niyo ukoze ibyaha wumva nta kibazo ufite. Ndavuga nti nkwereke ingaruka z'ibyo ngibyo umbwiye. Uzagenda igihe murabiza aho nkorera ku Giporoso hariya, hakurya aho ahantu hitwa muri koridoro haba indaya. Ndavuga nti uzagenda ujye hariya muri koridoro, kubera ko ufite freedom muri Yesu, ugende ukora ibyo umbwiye,
usambaniwe kugira isoni, umunsi uzaza warwaye sida ntabwo uzayikizwa n'iyo grace, kuko ibyaha bigira ingaruka. Umuntu akakubwira ngo twebwe ngo turagotomera ibyaha nk'abagotomera amazi ngo kubera ko dufite freedom muri Yesu, ngo ibyaha nakoze n'ibyo nkora n'ibyo nzakora byararihiriwe. Ntabwo ibyo ari byo. Ibyaha nakoze byararihiriwe, ariko mpamagarirwa kutabisubiramo. Tugomba kugenda dusa na Yesu. Ntabwo Yesu hari ibintu Yesu atakora. Yesu yajya gusambana? Twe twahamagariwe gusa na Yesu. Ibyo Yesu atakora ntuzigere ubikora uri umwana w'Imana. Tugomba gusa na Yesu tukumvira. Hanyuma icyanyuma ndangirijeho, buriya gusa na Yesu biduhesha ubutware ku bintu byose. Buri ikintu Adamu yatakaje authority ye. Kenshi twe dushaka kugira authority tudafite obedience. Ushaka kugira ubutware udafite kumvira. Buri icyatumye Yesu agira ubutware nuko yumviraga. Reka mbahe ikigereranyo njya nkoresha kibibumvisha. Ushobora gusanga umupolisi ahagaze hariya ku muhanda, mugufi mutoya w'ibiro bike, yambaye jile yanditseho police, Rwanda National Police cyangwa Traffic Police. Afata ifirimbi ye hazi kamyo ya toni 60, avuze ifirimbi ikamyo igahagarara. Iyo autorite uriya mupolisi mutoya ayikura hehe? Ayikura muri obedience afite kuri leta y'u Rwanda. Ikizaduhesha ubutware, icyo Yesu yaje kutwigisha, yari afite ubutware ku bintu byose nkuko Adamu yari yarabuhawe. Ariko kugira ngo agire ubwo butware yumviraga Data, Imana ikamwishimira, kavuga ngo uyu ni umwana wanjye nkunda, nkamwishimira mu mwumvire. Ibiri mu isi byose, iyi Imana ivuze ngo uyu ni umwana wanjye nkunda nkamwishimira, ibiri mu isi byose irabibwira ngo mu mwumvire. Haleluya. Uyu ni umwana wanjye nkunda nkamwishimira mu mwumvire. Niho dukura ubutware bwo kwirukana abadayimoni, niho dukura ubutware bwo kunesha ibyaha, niho dukura ubutware bwo gukora ibyo dukoze bigahabwa umugisha. Kuko iyo usa na Yesu, ya authority Adamu yari afite, ya za avantage Adamu yari afite, ziragaruka zikaba izacu. Haleluya. Ntabwo uzagira ubutware ku badayimoni kandi ari bo bagutegeka. Umuntu wese wigeze agerageza kwirukana abadayimoni arabizi. Reka mbahora urugero nirwo shoje hanyuma dusenge dusoze. Twigeze kugerageza kwirukana, nta nubwo twabigeragezaga, twarabikoze kandi byagezeho birakunda. Twagiye gukora igiterane ahantu mu ntara hano mu gihugu, nkikora mu muryango witwa AEE. Noneho turasenga, dusengera abarwayi, turangije igiterane, umukobwa umwe yikubita hasi. Turamusigarana ngo tumusengere, turasenga, turirukana umudayimoni, turamucyaha umudayimoni, tumumerera nabi. Noneho mugenzi wacu umwe, twari twakoze amasengesho kuwa gatatu, hanyuma inzara imuriye, yari abantu kwiyiriza bigora, akaba yatwaye imineke mu gasake. Noneho bigejeje hagati mu masaa 6, yinyabye inyuma nk'ugiye kuri toilette, akubita twatuneke, garura imbaraga, aragaruka. Noneho tugiye kwirukana abadayimoni, umudayimoni aramurondora ngo we, ngo nawe, ngo ejo bundi ubwo abandi biyirizaga ntiwagiye inyuma ukarya imineke neza, tubona umuntu arahonze, tubona asubiye inyuma, imbaraga zirashize. Buriya abadayimoni ntushobora kwirukana abadayimoni kandi ukorana nabo. Hari autorite dukura mu gusa na Yesu. Hari autorite dukura iyo ugenda Imana ikwishimiye, iyo ugenda Imana ikunezerewe. Nibyo Karebu na Yesu bavugaga ngo ubwo Uwiteka twishimira, ubwo twanejeje Data wa twese, ubwo twanejeje ijuru, abanzi bacu tuzabarya nk'ubugari. Burya nibyo biryo byoroha kubirya. Ufite ubugari rwose bajyaga bawukubitira ku nkengeri, ukabumanukana ugiye kuvoma, nta n'uburisho ufite, ukaburya ukabumara. Ubugari ushobora kuburya rwose nta n'uburisho baguhaye kandi ntibukunige. Yesu yaravuze ati buriya ubwo Uwiteka twishimiye turabarya nk'ubugari. Sa na Yesu. None ndangiza, ndagira ngo mbabaze bene Data, ese murasa na Yesu? Kandi niba wumva watsinzwe, kuko biroroshye cyane gutsindwa, rega biroroshye cyane gutsindwa, ukavuga nabyumvise, noneho I was missing out, hari ibyo ntatunganyaga. Niba wumvise Imana ivugana nawe kudasa na Yesu, uyu ni wo munsi, uyu ni wo mugoroba, ubwira Imana ngo Mana,
ndashaka gusa na Yesu. Kandi niba usanzwe uri mu nzira, ubigambirire, ubikurikire, ubigire intego y'ubuzima bwawe bwa buri munsi. Nubyuka mu gitondo ujye ubwira Imana ngo Mana mbabarira uyu munsi aho ngenda hose nse na Yesu. Ziriya mbuto z'umwuka aba arizo zindanga. Buriya jewe mu gitondo iyo mbyutse biba mu isengesho ryanjye ryabaye nka dawe uri mu ijuru yo mu Gaturika, cyangwa ndakuramutsa Mariya, mbwira Imana, Mana warakoze kumpa umunsi mushya, nishyize ku gicaniro cyawe nk'igitambo kizima, umpe kugendera mu bushake bwawe muri byose, mu byo mvuga, mu byo ntekereza, mu byo nkora. Izi mbuto z'umwuka, umpe kugendera mu rukundo, umpe kugendera mu mahoro, umpe kugendana ibyishimo muri relation ndi bugirane n'abantu bose, umpe kwihangana, umpe kugira ingeso nziza, umpe kugwa neza, kandi mu byo nkora byose umpe kwirinda, umpe guca bugufi, umpe gukiranuka. Ribi isengesho ryacu rya buri munsi ariko bikuye ku mutima. Hari abantu rero bavuga isengesho bakaridodora ariko bitavuye ku mutima. Let it come from the heart. Ihinduke your desire. Buri munsi uvuge ngo Mana mbabarira nse na Yesu, kuko aho niho tuzakura ubutware bwacu. Uwiteka natwishimira, ubutware bwacu buzagaruka. Haleluya. Niba wumvise umwuka w'Imana avugana nawe uyu mugoroba ukavuga uti hari ibyo nkwiriye gutunganya na Yesu, uzamura ikiganza dusenge. Imana turagushimye Mwami Mana yacu, wari ubizi neza yuko twebwe ubwacu tutabyishoboza. Utanga umwana wawe kugira ngo azaduteremo imbuto y'ubushobozi, kugira ngo nakurira muri twebwe dushobore gusa nawe. Urebe ibiganza bizamutse imbere yawe kuri uyu mugoroba, uvugane natwe twese. Urabizi iyo tubumbuye akanwa ntabwo tuvuga nka Yesu. Urabizi iyo turi twenyine dutekereza ntabwo dutekereza nka Yesu. Urabizi no mu byo dukora abandi batatureba kandi wowe utureba, ntabwo tujya tukumvira nk'uko bikwiriye. Urambura ikiganza cyawe Mwami wacu Yesu Kristo, uwatsinzwe mu mutima wese, umweze, umutunganye, umwejesha amaraso yawe, ariko kuruta ibindi byose umuteremo iyi mbuto yo gushaka, umuteremo iyi mbuto yo kwifuza, umuteremo iyi mbuto yo kugendera mu cyifuzo cyo gusa na Yesu. Mwami Yesu, turashaka gusa nawe, kandi Mwami Mwuka Wera niwe twahawe kugira ngo ujye udufashe duse na Yesu. Duheshe Umwami wacu icyubahiro, kandi tuzana ubwami bwawe tugenda hose, natwe duhabwa umugisha tuwuhesha abandi. Ngo ni mu izina rya Yesu